episode ni gatanu, season ni kabiri. Inkuru yanditswe na DMRC ari nayo wanditse rwose filime Imanzi movies irakunganira. Turimo dusatira gutangira rero. Ibyinshi tugikeneye kuba twamenye iherezo ryabyo birahirahire Katurori M production on Imanzi movies. Dutangira ino wagendaga hakuno umwana w'umukobwa bavuga gusa nabi ibintu twaza kumubwira aragenda rwose yivugisha kuri telefone gusa yibuka ibikibera mwiri shyamba ntabwo cyoroshye bamuturuka imbere n'inyuma baramuzunguruka aya basi baby you have two options ufite guhitamo kubiri in a piece kujyana natwe mu mahoro cyangwa se ukagenda ku nabi nuko excuse me mumbabarire mwareka ngigendera ko nta gahunda afitanye namwe nundebera umuntu ngo yakwiyaka foto bakiramo sasa ibyo wigiraga turajyana ku nabi tibagashyira ibitugu twagesha iri biraho. Episode ni gatanu, season ni kabiri. Agatsiko kamabandi YouTube niwo dukomeje kwibera. Sasa wibuke twahavuye DMRC avuze ngaraje dusanga dufite ikiraka dukuriye gukora bossi atarahagera. Bossi kuhagera rero. Aya. Phone zivayo. Abantu muzigo babonye bari nawo. Bossi nabizi. Muzigo hano turafite. For him to bring money. Vandume zana amafaranga noneho. Okay, let me call. Kamamagarisha. Bas. Zana agafaranga umuzigo uraha. Sasa abantu b'inzara iyo bakibona umuzigo, nta kindi mwavugana. Sasa rero. Ubungu bo muzigo ndawufite. Umuzigo turi nawo. Ndawuhagaze kabisa. Kabisa ndawuhagaze pe. Ndi nawo. Rero aho duherereye ni ishyamba ryabamana mu gatsiko kamabandi. N'umwuko. Ni mu ishyamba ry'abamana mu gatsiko kamabandi nta mikino myinshi. Wadusanga. Sasa boss nawe yabuza abapampe. Abapagasi babuze. Allo Obedi. Allo. Bimeze bite? Wahageze boss? Kuntu babona se muri hehe? Kinachozo reka natwe tuzamu. Samu bangu. Mubanguke bana. Kora akazi. Uziki imari giye kuba imbogo we. DMC yahageze. Ni DMC mani ngari kuri tebe. Okay. Noneho. Sawa noneho. Wowe musigarane. Wowe sigarane boro. Natwe tugiye kumuna. Katwitabe boss. Ubwo yo amafaranga urayazana turakwizeye. Cyangwa turya nawe tukurya. Ni iki? Kasara sigarane imari aba bagiye kwitaba boss. DMC araho. Babe bajijisha boss wundi umuzigo turawurira iyo ruguru. Boss atazi byabaye. Kandi bose bibuke gahunda bari imwe. Nugutera aho bateye ikivuyemo akagabana n'agatsiko kibandi. Sasa rero. Boss araha kuri freshereze wewe. Wibeshye ntuzamura ukuboko. Akwakirwa n'isasi. Aha bakora ibivugirizo sinyare. Nakumva ijwi. Nta bintu by'ijwi. Aya basi. Uretse wiyumvire rero. Filime irakomeje. Episode ni gatanu. Season 2. If you try to move, ukagerageza kunyeganyega, you can shoot your name. Ndashyira mu mutwe. Ngo bimeze bite wakigaba. Nimugoro wagiye bite wana? Ndi umwe mu bantu batajya va ku bintu. Ariko nubizi ko najya mva ku bintu uko bone ikose. Burabonaga ibiri kuba nabisiga kuri. Bari batwaye. Wabibonye? Zaraduhenze. Iboro bajyanye zaraduhenze man. Kirangura bizi. Urumva? Kina abakurikiye ndaka kumenya ahantu batu. Nakurikiranye nyeneye kumenya aho batuye naho boro zanjye zigiye. Ubu ngubu nahamenye. Ubu nahamenye rero. Bivuga ngo sani sa. Ndajya kuzivana. Aho ni sawa. Sidora twiteguye. Okay, Rickson ari he? Rickson ari he? Wibuke Rickson asigaranye ni boro. Turi kumwe. Natwaye turi kumwe Rickson. Niba agiye kwiherera n'utubase. Agiye gukemura. Ubwo rero urumva situzi Rickson. Kandi Rickson yibuka asigaranye n'umuzigo. Nta mikino. Uza baryinjiramo ko bibone. Mva rero. You can't believe me. Umva man, ibyo bintu ntago twabyizera kabisa. Gira gutyo. Nta nubwo twanabareka. Abantu bari kwigirisha no binjira mu ishyamba ry'abamana uko biboneye bazi ko iri shyamba rimenyerwa. Ntago ibyo twabyemera kabisa. Binjiririka rya. Ibintu byo kutwinjira uko biboneye rero wape. Ibyo byo babimenye neza abana. Sibyo.
sawa Obedi tuvugane gato kandi T-Bag ibintu niba byanga kubyo kumushyira ku ruhande yabwiye Obedi ati bakongera kukuyegekana basi tugaruka hakuno haruwazaga Bizo Mr. Bizo kuvirayo wibuka nawe yaje ku mission Bizo Mr. no no babonye ari kwega Sandura aha baziranye man nuyu wenyine undi ari hese nuyu wenyine ba faranga ni waribonye se faranga ndumva momo yasoni akoze kuri business wakoze cyane fata tipu ya 2 nayirengeho ugenda urye njuko tuzabona ikindi gese vuba sawa bose reka nsheho bas Mr. Bizo nawe yabyimbye amafaranga arimo arashora irahera katrori ari mu biki genda gake choice ufite guhitamo kubiri ngiye kubaza ibibazo bibiri ndakubaza ibibazo bibiri usubiza urabaho udasubiza nawe urabyumva uri umupfu bakuririmbira heza mu ijuru none se bibaye bikomeye ubwo se bigoye ifite amakuru agaragaza ko aroze hano flash yo kwa Keti amakuru ya flash yo kwa Keti urayazi amakuru ndafite niyo mpamvu nategereje gushimutwa niyo mpamvu napanze ko bakunzanira hano flash se flash se we ntuzane kiburiburi I'm not joking umva birahagije kuvuga basi mbakuretse nkubwire uretse twumvikane ntago mazi nyine gutyo gusa no I just want the flash nakubwiye ndashaka flash nta kindi nyine nta kibazo ni gutwabise mari kurabomoye gusa none niba ariko wabitoranyije ubwo nakunde nyine uranyica we ntunyinishe ayo natanze ni menshi flash igomba kuboneka urumva flash yagaza agaciro k'amafaranga menshi nuko wiwe kikaza ni byo kujoking nganga data nkurangiza nta mikino ntabwo nzahirije imbere ibintu bire nose turajya imbere mubona inzira turi mu ishyamba ry'abamana aho kazana imikino kuriya wari waragiye Obedi ngaho nguwo kwa Bedi rero wife was fresh isiyo yabaye fresh barayizanye se uhire no kuyu nguyu muzigo do era kuyu ubona karimo fresh karimo neza shane gashya nibyo gusa nibyo byongeye indira hari ni myinshi n'indira hari ni myinshi boss okay so rero tuvuye kuri ibi ngibi bikuba tubifite gusa ntabwo bihagije tugomba kubikoresha akazi gikoresho kuba bihari rwose nibihagije tugomba kubikoresha akazi byaziye tuvugira hamwe turimo hariya abantu basigaye bivugira mu bantu wape hari abantu basigaye batumenyera uko biboneye urumva bahagarika tugomba gushaka uburyo tubahagarika umuntu wemerewe kugeramo umuntu wese uzabona umva abonse agahumbetsa ngamo yewe nzabona wese yizungurukishwa ahangaha kinga byadaje umva nuko umurangiza byahatanga kugeza ku rundi rwego nta nubwo rwose ibintu tugomba gutuma ahubwo bikomeza kugira gutyo nakurengera zana imikino hasi biriya bintu byabaye ejo bundi hari ibintu byabaye ejo bundi kumwe n'abariya bati kugira ngo warabibonye byabaye ejo bundi muri twaye ganja nyinshi cyane badutwarira shaho igitabi gukora akazi kimogi cyacu bagipakira shaho bivuze ngo nanjye ntabwo nari nicaye mu gihe waje rero nahari nagiye guperereza neza amenye ahantu baba sinari nicaye nanjye nagiye kureba itabi ryanjye ryagisha umuntu twabatera kiriho rero dushobora no kubatera tukabarangiza ibyo ni ibintu dufite muri mind zacu ibyo mu bitekerezo birimo uriya ninduje ndabona ari digisa sawa reka tugende sawa noneho duhure n'abandi turangize map T-Bag bari bamusize ku ruhande digisa nawe araje avuye kuyazana bosi mukuru nabyazi tugaruka hakuno kiri kubazwa flash komeje kujyanwa wakwibaza birahera wewe ariko manje nakwiyamye nujya wumva kweli ibuka ibyo twasezeranye ariko se T-Bag iki kiginga kirabizi bana uvuga iki se man ushaka kuvuga iki ni umwanzi duhanganye n'umwanzi mwihangana namwe ubwanyu urumva gende gake oya bana akaba yarumvishe bana dukorane bro bamane tuza dukorane oya abirenze kandi chamaniga arenza ari kubwo mukanya huriye ku ruhande wasanga umuro watse kuko bareba boss bas Rickson makuru yawe
Amakuru ni meza bo. Iyo mba ndi kumwe n'abandi hano wowe ufite izindi business. Mba ndi kumwe n'abandi hano wowe ufite izihe business zindi sha. Ubonye abandi mukora nabo. Bimeze bitubonye abandi mukora n'abanyeganyeza uburi hehe. Atuntu nyine. Boss hari utuntu nandi mbere gabasana rwaye n'agakanzu. Nkaba nari niherereye. Ari abantu bajya mu bwiherero bakaba bameramo n'isayi. Ubigeze gorane wahagera ukubwe. No mwishyamba rero hari igihe yiherera akagira gari mu rugo. Ufite ku ruhande. Umva. Oya nuko Akazi ni ubizi se. Boss turagakora neza. Nyine boss nawe urabyumva nta biba birenze. Umva tipage nawe urabyumva nta biba birenze. Yaje kandi nawe ugeze nabi boss yahindukira gato ingumi hano zakwaka kukumirwa. Bazo cyambere ikintu ushaka kumenya. Ikiriho rero. Agatsiko kamabandi. Sibyo? Tugomba kubyerekana tukabikorera. Ibaze. Kugira ngo guharanirize izina riri hejuru. Zina rikukomeze riri hejuru kabisa. Ntabwo dukeneye agasuzuguro. Nta gasuzuguro dushaka hano. Cyo gukora turakiza. Abantu basobanutse kandi turi abantu basobanutse kandi badahuzagurika. Murumva? Tugomba gukora ibintu bisobanutse rero. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu baciriritse bajye baza. Aho kugira abantu bose baze batushiringa uko babonye binjira badukandagira sha. Ishyamba ni iryacu murabyumva. Sasa ikibazo cyari ibikoresho. Kandi byaje. Shovadoze yaragiye kubizana. Ibikoresho byaje kabisa. Sibyo tibaga. Murabyumva? Nabibonye. Ndabona mwatangiye kubikoresha. Kiriho rero. Byatanye no gukora akazi. Ndakeka nta kindi kibazo kizongera kuvuka hagati yo kumvikana kwa biriya bintu byabaye bibaye nimugoroba. Byaraye bibaye mwabibonye nta kintu kizongera kuba cyo kubyumvikanaho. Nibereye ariko imyitozo nubwo nari imara ariko imyitozo nabahaye namwe mwagaragaye fo. Byagize. Ntabwo nari kujya. Ntabwo nari nyine kujyana nabo dukubitirwe zero wangu. Ni bori gende. Ufite imbunda mufite imigeri mufite amangumi wangu. Nta mikino dukeneye muri iri shyamba. Kabisa. Nta mikino. Ntayo. Nta gakino. Nta mikino byose. Ugomba kuvogera rino shyamba. Nta ugomba kutuvogera muri iri shyamba. Ariko batanye gushondana. Batimbaga bamubonye. Icyo nabahamagariye rero. Icyo nabahamagariye. Gatwumva ingiye. Akazi karahari. Bafitiye akazi gashyashya. Bafitiye akazi gapya. Akahe kumbe hakuno. Ko bakomeje kujyanwa. Duhura n'undi hano. Uziye mu gihe cyanya dushaka. Uziye mu gihe shaka. Akobwa gafata ukajyana ugomba ukajyana. Gashyiraho ukagomba kuki. Ukagomba kumbwira no kumama kuri ibyo nagasabye. Uyu mukobwa agomba kuhava rwose ambwiye ibyo namusabye. Azabikora. Atabikoze kandi. Ibyo twavuganye karabizi. Ibyo namubwiye arabizi. Ni urupfu. Shyira imbere shaka. Ibindushya simbike fasha n'aka kantu. Gafate umujyana boss imbunda kari sawa. Soneka da. Wewe. Tugende. Igereza urakumva. Hano kazi karakomeje. Rickson tayari gukora akazi. Rickson tayari gukora akazi. Ngende tayari bose. Nigeze kubibabwira hari umukobwa watwaye flash. Sibyo? Si flash ya flash. Iyo flash garutse timva tibaga. Ahora ari hejuru. Iyo flash jite ko twayitanga. Wambwiye ngo iki wowe tujya kuyitanga. Wambwiye ko wakoze copy flash. Wavuze ko wakoze copy flash. Tukabaha copy tugasigana no original. Caritas Moni Carlos. Carlos niwe watuvuyemo yo karya doto. Shaka. Ibyo ntago ari ngombwa. Ariko ibyo si ngombwa kubigarukaho. Hari umukobwa wampamagaye. Hari wagarutse rero. Kana na Keti. Uvukana na Keti. Umukobwa. Hari umukobwa uvukana na Keti wo mwe yaduhaye emisiyo ya mbere. Muzi neza cyane. Yampamagaye ambwira ko akeneye kumukorera akazi. Yampamagaye avuga ko tugomba kumukorera akazi. Bazi ko turi abantu beza. Bazi ko ngiye DMRC ndi umugabo mwiza kandi namwe murabizerega dukwiye no kuba beza gakeya urumva. Abo neza. Umva turi abantu beza. Tugomba kuba n'abantu beza cyane rega. Turi mu kazi se. Aho tugomba kudinga. Urumva nta mpamvu zo kujya kure. Amafaranga dukeneyemo. Amafaranga arahari ibintu byose birari kandi tukabikorana umutima mwiza. Nyamara yuke shawo. Ugomba kuba DMRC film itangira uko byagenze. Ajya kwerekana indwanyi atazi ko abapampe barimo bapakiye umuzigo. Nyuma sanze aribo nawagwamo neza muri beat. Film irakomeje. Byumvikane neza. Niba ngombwa n'amaraso azameneka. No. Amaraso agomba kumeneka. Musigare mugatekereza. Sasa mutekereze kuri ako kazi. Muraza kumpamagara mu mbwira igisubizo. Ubundi muze kumbwira ko muri tayari. Nta guhembwa tutakoze. Nubwo flash tuyifite turajya nda tubatimbagura. Tuvuga ngo ntago tuyifite. Mu rwego rwo kwerekana ko dukora akazi neza. Uranyumvira? Asazameneka. Ngaho nyumvira bari bumenerwa amaraso flash ibitswe n'abagabo shaka. Nukuza bakubaza ibyo utazi.
ujurira bakutimbura uhageze bati ntubona ko bagaramye amanu hari ariko bamane hari dero tutarangiza nyokwe buretse se nuzana imikino nucikwe muri next episode ati baguri hari dero batarangije yiyamye umuntu ko atazongera kuvugana na boss ahari none bavuganye birahera rero katurore wicikwa kuri episode ya 6 aya